Nitwa Shingiro Muvunyi Joseph, imyaka 38, nkora umwuga w'ubugeni, nkorera mu Gakinjiro ka Gisozi. Mazemo imyaka nk'icumi. Kuba ari umurimo n'umurimo ukomeye mu Rwanda ntago bari batangira kubiha agaciro cyane nk'uko bikwiye cyase nk'uko ahandi bikorwa. Hari n'ibindi byinshi nzi gukora bitari ubugeni, ariko mbese numva ubugeni aribwo niyumvamo kurusha ibindi, nibwo mbona bwangirira agaciro kurushaho. Ntangira natangiriye kuri Sakabaka, mbikoze bana birakunzwe. Nagikoze nk'iminsi 2 mberimo no kubanza nyine kucyitaho kugira ngo kigere ku rwego rwo numva nifuza. No kuvuga ngo uyu musambi iyo uranguje n'ababasha kubicuruza, kuko ntago nagira ubushobozi bwo kugira nka showroom yo kubicururizamo, nibura uyu nguyu muranguza ku mafaranga 10,000. Noneho iyi ngiyi kuko yari commande nayikoreye amafaranga 30,000. Ubu mukanya ngiye kuyohereza i Muhanga. Ko ntago navuga ngo nkorera salary iyi niyi, mvaje ndikorera inyungu yose nabonye ubwo nyita salary yanjye iyo nkuye n'igishoro nashoye. Ariko uri nk'umuntu mpaye akazi ndi bugukorere ku munsi, nateganya nibura yuko abaye make yaba nk'ibihumbi 10 ku munsi. Nakoze hatabayemo ikibazo cyari cyo cyose, ntago nshobora kujya munsi y'ibihumbi nka 300 cyangwa 400 kwezi kumwe. Barabusuzugura, ariko nuko baba batazi nyine inyungu yawo cyangwa akamaro kawo. Nakaza ahubwo nakeza no kurushaho. Urumva ubu nyine ndo umugabo wubatse, mfite umudamu n'abana. Abana banjye bariga, nanjye mbasha kubona ibitunga umuryango. Ubwo ibyo byose urumva nyine ntago umuntu akemura ibibazo byose, ariko urumva ko hari aho byamvanye naho byangejeje. Niyo mbasha kwikorera uyu munsi nta muntu natse akazi iminsi yose, kandi uyu muryango wanjye ukabaho ndetse n'abana bakiga. Urumva ko ari byiza ko nshobora no kuzagera imbere haruseho. Urabona hari abantu njya mbona nkabona bakeneye ubufasha, ariko nkabona ntafite ubushobozi bwo kubafasha. Harimo n'abandi baba basabiriza. Ubu usanga nk'umuntu afite ikibazo wenda cyo kuguru, urugingo rw'akaguru, ariko amaboko ari mazima. Uriya muntu rero burya nubwo aba yicaye hariya ku muhanda umureba, ariko urabona ko akantu nk'aka ngaka aho yicaye yakahakorera kandi kamutunga. Mbese ikiriho no kubanza kubimwigisha no kubimukundisha, akabanza akabyiyumvamo. Nteganya ko abo bantu mu gihe kizaza nzagerageza kugira icyo nanjye nabafasha.